rwandiko rw'Abefeso igice cya mbere murongo wa 3 arongera asome mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya mbere n'ubundi mwavuze Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se isheye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Hanyuma Abakorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa 30 reka mpasome nihuta. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu aduhindukiye ubwenge buva ku Mana kiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen. Amen. Nanone turangirize hepfo aho ngaho dukomeje mu gice cya kabiri cy'Abakorinto umurongo wa mbere dusome aho naho. Nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje babwira ibihamya by'Imana nk'uko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Amen. Hallelujah. Naya makuru nifuje ko tuganira muri uyu mwanya kugira ngo Imana idushoboze kandi itugirire neza. Bumwe mu burenganzira bwite kandi bw'ibanze bwa muntu bw'itegeko mpuzamahanga yemerera umuntu kubaho, yemerera umuntu kwabaho kandi ndetse akabaho aho ashaka. Uburenganzira bwe bwo kubaho icyo bita droit à la vie ni uburenganzira ndakumirwa. Niyo umuntu akoze ikosa birabujijwe kwihanira ase kwihorera. Hano kuri ubwo ni uburenganzira bw'umuntu kandi yabuhawe n'Imana. Nta muntu wishizeho, nta muntu wiremye, twaremwe n'Imana kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Nubwo abanyabwenge b'iki gihe n'ikoranabuhanga ryabo n'ubushakashatsi bwabo bishobora kugenda bigoreka amateka bikavuga ibintu bya evolution, ibintu bigenda byihindahinduka ry'ibihe n'amateka ku biremwa byinshi n'ibimera n'ibindi byose, ariko principe y'ubuzima ihame ry'ubuzima ryatanzwe n'Imana kuko Imana niyo yavuze ngo tureme umuntu. Ukonturuna ibyo bintu, ukonturuna iryo jambo uba wahakanye Imana, uba wavuze ngo ntibaho. Kandi nta muntu barakoze tekinoloji yateye imbere yakoze ibikomeye turi mu gutangara. Ikidutangaje cyane nuko nicaye mu nzu yanjye kuri aya meza yanjye mutareba, nawe ukaba wicaye mu yawe kuri iyi migabane yaremwe n'Imana tukaba turimo kumvikana hano. Yewe barakoze abagabo b'abandi ntacyo batakoze muri tekinoloji, ariko ibyo nabyo si kubwabo. Bibiliya yavuze ngo nubwo babikora oya, ngo ntihagire uwirata ibyo ngibyo, uwirata ngo yirata Uwiteka niwe ujya utanga ibyo ngibyo. hano kuri umuntu rero afite kubaho abihawe n'Imana, kandi ubwo buzima bwo kubaho umuntu afite ni droit yibanze, ni ikintu gikomeye. Ariko kandi tugaruke uko Imana ari igitangaza. Imvugo ya Bibiliya iratangaje
kandi zishaka nko kunyomoza ibyo ngibyo by'abantu. Iyo ikavuga ngo umuntu udakijijwe, umuntu utarabonye pasika, umuntu utarageze ku musaraba, umuntu utaravutse ubwa kabiri, umuntu udafite Kristo, umuntu w'umupagani, ngo nta burenganzira agira. Bibiliya ni kuvuga nta burenganzira afite, agira ubwo ntabwo afite bwo kuvuga ngo ndiho. Iyo ari umupagani atazwi, iyo Imana itamufite, nta burenganzira bwo kubaho. Mu yandi magambo, abaho apfuye. Umupfu wapfuye kera. Iyo niyo mvugo ya Bibiliya. Imwibuke hariya mu rwandiko Yohana yahawe muri ya matorero, hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 bijya bivuga ngo nzi yuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ngo ngiye kubona nk'intumbi. Uyu muntu wavugwaga gutya, yavugaga ko ariho yemwe, akavuga ngo ariho ameze nkatwe aragenda. Uyu muntu rero, uyu muntu yari umuntu muzima, ariko kuko adakijijwe, kuko yaguye, kuko atamenye Imana, kuko atavuga Imana, kuko atazi pasika, kuko adafite Yesu, ni intumbi. Uyu nguyu ni intumbi, ni mayiti, arapfuye, ni umuntu uri aho ngaho gusa. Umuntu muzima rero arangwa n'ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri ibintu biranga umuntu uko ari muzima nuko arya, ararya ibyo kurya, akarya agahaga. Icya kabiri, azanywa, agira inyota akanywa. Icya gatatu, arambara akaberwa, akambika umubiri we. Kandi ibyo na Bibiliya irabivuga nyine ko umuntu ariko akwiriye kumera. Icya kane, umuntu arakora. Icya gatanu, umuntu akaruhuka. Icya gatandatu, ndetse umuntu muri ibyo byose, gihasi ibyo byose, ni umuntu ufite ubwenge. Ni umuntu ufite ubwenge, ni umuntu utekereza neza. Ibi byose Bibiliya irabihinyuza, kandi ni igitangaza. Bibiliya ikabihinyuza, ikabyita ibindi, ikabyita ko ari ibipfapfa, ikabihinyura, ikabyita ibitariho, ikabyita ubupfu n'ubusabusa gusa. Mu gitabo cy'umunyabwenge Salomo hari aho bijya bivuga ngo yemwe nashatse ibinezeza umutima wanjye ndabibona, ngo munsi y'ijuru ibintu byose binezeza ubuzima bwanjye narabibonye, ntacyo na kimwe nifuje, ntacyo nimye umutima wanjye, ngo ariko ibyo byose nubwo nabitunze nkabigira, ngo ni ubusabusa gusa. Ibi byose yabyitiye kubusa, nuko nta pasika yari yakabona, nuko nta musaraba wari muri we, nuko nta Kristo wari muri we. Amakuru dufite y'iki gitondo tugiye kuganira, ndashaka ko tuganira kuba muri Kristo. Sifa kwa Mungu. Amen. Kuba muri Kristo, kuba muri Kristo. Ndani ya Kristo. Reka mbabwire ngo ikiranga umuntu muzima wa none, uyu muntu duturanye uri aho ngaho iruhande rwawe n'iruhande rwanjye, uyu muturanyi wanjye, twavuze ngo ni ukurya no kunywa no kwambara na biriya byose tumaze. Ariko Bibiliya nababwiye ngo irabihinyura, yo ntibifite nk'ibizima, kuko Bibiliya iravuga ngo ibyo murya mukabirya mutaramenya cyangwa mutanyubaha cyangwa mutanzi, Bibiliya iravuga ngo murapfa. Murarya ibyo kurya byanyu ariko mugapfa. Bibiliya yabwiye Abisirayeli, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo basekuruza banyu bari bafite ibyo kurya narabibahaye birarya umubiri, yemwe mwazaga murundarunda kubera n'uburoho mukarunda ngo murye byinshi mubikire n'ibyejo, nkababwira ngo nabibahaye nabatekeye birahiye ni murye, ariko bakanga, bararya nyine, ariko baranga ngo bagwa mu butayu barapfa. N'abatari nabo ngabo bataratangira n'urugendo, n'abandi bari batuye bose batari muri urwo rugendo babayeho mbere yabo, nabo barapfuye.
iyo dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro haba havuga ngo Adamu abyara Kayini. Kayini nawe abyara abandi, abyara n'abase, Seti abyara n'abandi, ngo abo bose bararama, umwe akazarama imyaka 300, ngo ayibyaramwo abahungu n'abakobwa, ngo arongera arama iyindi myaka, ngo ariko arapfa. Uwo muntu yazagarya, uwo muntu ntiyishwe n'inzara, uwo muntu ntiyishwe n'inyota, ntacyo yari yabuze, ariko ngo akarya kana gato. Abantu rero kwishingikiriza ku byo kurya, nubwo tuvuze ngo ibiranga umuntu ngo ni ukurya, ariko Bibiliya ivugayo, iravuga ngo ibiranga umuntu muzima nemera nkunda amenya ko ariho ngo ni umuntu. Bibiliya ivuga ngo ari kurya umutsima muha, ari kurya umutsima wanjye muhereza ngo wazabaho. Amen. Afande kabisa. Ni ku butumwa bwiza bwa Yohana. Yesu niko yivugiye ngo urya akandya akamira akangira muri we. Urya Pasika. Urya Yesu arabariye ubugingo. Bibiliya ikavuga ngo abanywa amazi baranyoye turayafite, yemwe ni wacu turayafite, natwe ya Nile dufite, y'Inyange dufite, namwe mufite ibindi bitangaza biri iyo ngiyo. Amazi yateguwe turayafite kandi ngo ni meza. Baranavuga ngo amazi ngo ni ubuzima. Ni ubuzima niyo mvugo y'abantu. Ariko Yesu yasanze umuntu utamuzi, utafite Pasika, utamutunze, asanga yaratagangaye. Ati se uri hano gute? Ati naje kuvoma. Ati wambaye amazi. Ati nyaguha wowe turahuye. Aramubwira ati ntaho duhuriye nyine, wowe uri umunyamuruho warapfuye warashize. Ati ariko iyaba wari uzi gusabye amazi, Hallelujah. ukamenya uwo ari ngo nawe wari ukwiye kumusaba nawe ngo akayaguha, kandi ngo yaguhaye ngo ntiwakongera kuvoma ndakora. Hallelujah. Amen. Aravuga ati ndatangaye, si umugabo ku rugendo n'uruki wajute hano waramwata wayampaye ayo mazi nanjye. Ikiganiro ni kirekire muracyumva. Abantu barambara bakaberwa, imyenda barayifite yiwe, abambara amakanzu baraberewe, abambara amakota amakositime n'ibitangaza baraberewe. Ariko Bibiliya iravuga ngo kuko mwanyibagiwe, kuko mwantaye, ngo ni muze mungureho imyenda mwambare, mwambike ubwambure bwanyu, muteye isoni ntimugaragara nk'abantu, nimuze mbaha imyambaro mwambare. Abadafite Pasika, abadafite Yesu barambaye, yego turababona ibitangaza, ariko aravuga ngo nimuze mungureho imyenda mbambike uberwe. Haleluya. Kandi imyenda yacu ariya mu gitabo cy'Abakolosayi ndetse no mu gitabo cy'Abaroma, Paulo yaravuze ngo ni mwambare Kristo muberwe, ngo mwambare Kristo. Amen. Kandi kabisa, kandi ngo ni gukora ikindi cyakane ngo ni ugukora abantu bagakora imirimo. Ariko hari aho Bibiliya ivuga ngo imirimo yose mwakoze ngo nta na kimwe mbona. Abantu barakora ariko ntacyo bashitsa. Umuhanuzi yigeze kubwira Isirayeli, arababwira ngo mwarandetse mwita ku byanyu, ngaho muri mu mirimo y'agafe y'agakire, umugore karaca inzira yiwe, umwana agaca inzira yiwe, ngo mukagenda mukazana mugahembwa, yemwe mwarapokeye, ngo ariko ko nimukubona mubika mu mifuka, bwacya mukavuga ngo ntayo, kandi imifuka yanyu yaratobotse. Arabagaya ati ntacyo mukorera. Abantu bararunze amafaranga muri konti, arahari, harimo nimwarunze, ariko ntacyo abamariye. Abanyabyaha ndabyibutsa umunsi umwe umuntu umwe ambaye rifuti, mvuye Igitarama mu ivugabutumwa, turagenda turamanuka Irunda, turamanuka mu ibenze nziza ngo tujye kwambuka Nyabarongo. Twari twicaranye n'undi mugabo, mbona ko wa mugabo ahindukiza ibenze yiwe ashaka kuturoha muri Nyabarongo. Uwo bari bicaranye imbere afata kuri vorati, ese wa muntu we urasaze, aho ugiye kutunyuza ni hehe? Abaramugaruye, aramucyamuye, turakomeza turagenda. Ati ndeka wa mugabo we, ati ndeka nimundeke, ati hariya amafaranga ntacyo, uriya mugore uriya. Tumenya ko turi mu modoka y'ibibazo,
tumenya ko turi mu modoka y'ibibazo. Nubwo yari afite amafaranga, nubwo yari afite amakositime n'ibindi, nubwo yari afite ibyo kurya muri gerenye yiwe ahunitse, ariko yari atumariye muri Nyabarongo. Imana iradukingira twebwe abari bambaye Kristo. Haleluya. Hanyuma abakora imirimo nabo iyo bakora batazi ko bakorera umwami, ntibamenye ko bagomba gusangira n'umwami ku mirimo yabo. Hari aho yavuze ngo mukorere ubusa ntacyo mufite. Nicyo gituma niyo tuvuze gukorera Imana, abadafite pasika batagira Yesu ntibaza bakora, baza bapfunya ibyabo bakabihina bagapfundegeza, ntibajya baha Imana. Kandi niyo bagiye kuyihereza bakayiha tubi, bakayiha ibintu bibi, bakagenda batoratoranya utuntu tumwe. Imana yabwiye abakera irababwira ngo mwabatambye mwe, kuki musigaye mutoragura mukagenda mukazana agatama gapfuye kananutse karwaye, akaba ariko muza kumpereza mugasiga ibyanyu bibyibushye. Abantu niko bajya bagira, baza batanga utwo babonye, bakaza bashora udutoki tubiri mu bihumbi 100 bafite. Niko tuzatugira abantu niko bateye bano batafite Yesu, bakaza bakuramo. Uzajya no gukorera Imana, nujya gukorera Imana nubwo ufite bikeya byawe, ujye ubanza ukuremo akantu gashyashya keza. Ngewe niko mbabwire, reka mbaho ubuhamya. Njya ntanga isadaka yanjye, nza ndeba urufaranga ruhera ukonyagurika rukiri rushyashya, habe nubwo ufite ubukene. Iyo mbonye umuntu ambaye akantu gashya, nza ngenda muri Bibiliya yanjye nkakabika. Ni ukuri uko mbabwiye, hari abo twaganiriye barabizi, habe n'umugore wanjye n'abana banjye barabizi. Nza ntora akantu gashya nkakajyana, kandi nza nishima nkamuvuga ngo Mana ndagushimiye ko ngwahaye isadaka nshya nziza ukwiri kose yakira. Bibiliya iravuga ngo gukora udafite Imana, imifuka izitoboka, wagira guhaha ugasanga ngo ibintu ngo byaragurutse kuri wowe gusa, ariko bakorera Imana bazabibikira n'Imana. Imana izikorana. Icya gatanu ni ukuruhuka. Umuntu muzima arangwa no gukora yamara akaruhuka. Abaruhuka bashobora kuruhuka, agaruhuka cyane. Ariyo Yesu yaraciye umugani kwa Luka 12, yavuze umugabo wamaze kurunda ibyiwe, aravuga ati wa mutima wanjye nezerwa, uryama uruhuke, uribikiye iby'imyaka myinshi. Aramubwira ati nuko utabizi, ati uracya twakujyanye uracya wapfuye, ati uracya warangiye wowe. Agira ubwoba. Kuruhuka ni byiza mu bantu babaho bakaruhuka, ugakora ukaruhuka. Ariko Bibiliya iravuga ngo niyo baruhutse ntibajya baruhuka imiruho yabo. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremererewe, nubwo muryamye ku bitanda mukaba mufite amamodoka n'ibindi, mwibwira ngo ariko ndabona murushye, ndabona mutagangaye. Aravuga ngo nimuze mbaruhure. Haleluya, nimuze mbaruhure. Abantu b'iki gihe byarangiye tuvuze ngo ibyo byose bikubiye mu bintu byitwa ubwenge. Abantu barangwa n'ubwenge. Umuntu muzima afite ubwenge buzima bumuranga. Ubwenge bugakora byose, ubwenge bugatuma ubasha kuvuga neza, ubwenge bugatuma uyobora ibyawe, ubwenge. Ariko Bibiliya iravuga ngo bene ubwo bwenge si ubwenge buva ku Mana. N'ubwenge bw'abantu, n'ubwenge bw'inyamaswa, ubwenge butuma abantu barwana bakibana, abantu bakarenganya abandi mu manza, abantu bakangana ngo twatoye ubwenge, ngo uyu muntu si uwacu, ngo uyu muntu ameze atya, ngo uyu muntu aranyanga, ngo uyu muntu ameze atya. Mwokagira bene ubwo bwenge. Bibiliya yabwaza iravuga ngo ubwo n'ubwenge buva kwa Satani, ubwo n'ubwenge budahesha Imana icyubahiro. Kuko Bibiliya yavuze hariya mu gitabo cy'Abakorinto, Bibiliya ni kwitubwira bene ubwo bwenge, irabivuga ngo icyakora bene ubwo bwenge n'ubwenge butari ubw'abantu. No mu gitabo cya Yakobo avuga ngo n'ubw'inyamaswa abantu, n'ubwenge bwa Satani, n'ubwenge bw'ubugome.
mu gitabo cy'itangiriro biravuga ngo inzoka iraza ngo imuhenda ubwenge ihenda Adamu wari umaze kuremwa n'Imana iramushukashuka imuhendesha ubwenge bubi bw'ubusatani. Iyo nibutse mu gitabo cy'Abakorinto ba 2:11 murongo wa 2 wa 3 wa 4 birabivuga ngo bene data ngo ndagira ngo mbabwire yuko ngo n'abakwereye n'abafuhiye ifuhe ryiza ryo mu buryo bw'Imana ngo n'abakwereye umugabo umwe ngo mwiza ngo mumeze nk'umwari mwiza watunganijwe ngo ariko ndashaka yuko nzamubashingira muri abera mumeze neza ngo ariko ndatinya yuko umunsi umwe ubwenge bwanyu ngo bushobora koshywa ubwenge bwanyu bukarahurwa Satani akabwiriza nk'ubundi amaze ngo mukareka kubonera no gutungana bya Kristo mugahusha umugabo wanyu n'abakwereye. Pawulo niko yatubwiye twavuze ngo kuba muri Kristo haleluya kuba muri Kristo Yesu no kuri amagambo yanejeje cyane. Ni byiza kuba muri Kristo bifite byinshi bitubwira bifite n'icyo binaduhanura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari igitekerezo nyamukuru Pawulo yifuje kugaragaza muri uru rwandiko rwiwe rw'Abaefeso. Harimo igitekerezo cy'ijambo nyamukuru kirimo cyitwa mysterion cyangwa se crypto ni amagambo y'isezerano rishya Pawulo yakoresheje. Aya magambo ni amagambo yavugaga aganisha ku myumvire y'icyo umuntu atabasha ngo gutahura vuba mu bwenge bwe. Mysterion cyangwa se crypto ni amagambo Pawulo yavuze aganisha mu buryo bw'imyumvire y'umuntu imimenyere y'umuntu ngo uburyo atabasha gutahura ikintu vuba. Icyo yendaga kuvuga ahangaha aravuga ibanga. Mysterion ni mystère ni ijambo ry'ibanga ni ijambo ry'ubwiru. Ubwiru yavugaga ni umusaraba wa Kristo ni Pasika yavugaga Kristo ubwiwe. Ejo narababwiye ngo nimuzaze mwumva mvuze Pasika muze mwumva na Kristo noneho reka nongere ngo mwumve n'umusaraba nawo. Haleluya. Urwandiko rw'Abaefeso ni rumwe mu nzandiko za Pawulo rukungahaye cyane mu magambo yose ashobora kunezeza umutima w'usomye wese. Igitabo cyiza rwandiko rwiza nkunda kuko nirwo muyoboro utaziguye umukristo asomamo cyangwa agacamo ukamugeza mu ijuru. Pawulo yise isi y'umwuka. Amen. Ni muri uru rwandiko muri aya magambo yiwe neza ni umuyoboro mwiza utujyana ukatugeza neza mu isi y'umwuka. Amwe muri aya magambo y'ubutunzi bukomeye dushobora kuyasanga muri uru rwandiko nk'uko avuzwe mu mwimerere waryo hariya haruguru. Iri jambo ryitwa ngo crypto ni ijambo ry'ubwiru ariko reka mbabwire ngo hariho irindi yise ngo Christos. Harimo iri jambo rivuze ngo mwumvishe mvuze ko biravuga ngo mu Gifaransa niko bivuga ngo ndani bivuze ngo ndani ya Kristo. Kristo muri Kristo Yesu. Christos bivuze ngo ni muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndashaka kuvuga kwa muri Kristo Yesu kanya gatoya. Aya magambo yose ni amagambo asobanura imvugo imwe gusa yari jambo y'iri jambo ni kubabwira ngo muri Kristo Yesu. Ukuri kw'aya magambo kwabanje kuvugwa na Kristo ubwiwe ubwo yabwiraga abigishwa be ati mugume muri nje. Haleluya. Yesu yarabizi ko hanze ya Kristo and the whole hanze ya Kristo nta buzima. Umuntu utari muri Kristo yarapfuye. Ibyo afite byose nta burenganzira afite. Uburenganzira afite gusa n'urupfu. Ni umuntu uriho yarapfuye. Wibutse muri iki gice cya kabiri Pawulo yaravuze ngo mwari mwarapfuye ngo muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu ibyo mwagenderaga mu kera. Abantu badakijijwe, abantu bazize ibyaha, abantu bafite ibyaha, hao ni mafu wa zamani
n'abantu bapfuye kera ariko ngo kuko muri Kristo Yesu niko twasomye yaduhindukiye ubuzima. Haleluya, haleluya, yaduhindukiye ubuzima. Ibyo bitwereka ko hari ijambo ryo kumenya dukwiriye kwitaho cyane dufite tukarikomeza ryitwa kubaho muri Kristo. Abataragera cyangwa ngo babe muri Kristo Yesu bashobora kugorwa no kumenya iby'iri jambo tumaze kuvuga. Haleluya. Ibyo kandi byaba atari n'igishitsi kuko n'abakera ibyo barabivugaga. Nibutse umugabo umwe ngo yari kumwigishwa mu buryo bumwe, ngo yari umwigishwa ariko ngo umuhanga mu professeur wa universite y'amategeko y'abayuda ngo yasanze Yesu baraganira ati mwami aturi igitangazo umugabo hageze harya kuzura nawe neza umuntu akabana nawe aho hantu ushaka ko tuba umuntu yahagira ate bimeze bite? Ngo aramubwira ngo umuntu akwiriye kuvuka ubwa kabiri akabyarwa n'imbuto itabora, kandi iyo mbuto itabora ni ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ritubyarira muri Kristo Yesu. Aravuga ngo utabyara ubwa kabiri ushobora kubona ubwa y'amayinga. Umugabo atese ubwoya ko ngana ndya birashoboka ko ninjira. Aramubwira ati birashoboka ko niba utabizi atese ukaba profesa ungana gutya ukaba profeseri umwigisha w'igitangazo ungana gutya utazi kuvuka ubwa kabiri. Baraganira, umugabo aragenda yonshorotse ariko ngo arabitekereza. Bibiliya yaje kumuvuga ngo nawe yari umwigishwa w'ibanga. Arabikurikirana asanga ni ibintu byiza. Nitureba muri Bibiliya zacu twitonze tuzavumburamo ukuri shingiro ku buryo butatu. Ukuri kwa mbere ni uko abantu bose baremewe muri Adamu, bityo iyo tureba muri aya magambo ngo muri Adamu duhita dusobanukirwa yuko hahuriwemo cyangwa hakomokwamo na benshi. Muri Adamu harimo abantu benshi. Adamu akimara kuremwa Imana yamuhumekeye umwuka w'ubugingo. Muri Bibiliya y'Igiheburayo izivuga ngo yamuhayemo hayimu rero ni ubugingo bwinshi. Ubugingo ni bwa bundi Yesu yavuze ngo abari muri jewe ngo jewe baraza, abari muri je ngo njye mbaha ubugingo kandi ngo nkabahereza ubugingo bwinshi. Cyerekana ko guhera kuri Adamu umuntu wese afite ubugingo bw'uruhererekane yaherewe mu nda agisama, mu nda akimara kubyarwa Imana yamuhaye ubwo bugingo. Ukuri kwa kabiri Satani yarimburiye bose mu muntu umwe. Luka kwije Paulo yavuze ngo igishobora cy'umuntu umwe nicyagiye tuvuze ngo bwa bwenge bw'inzoka bwaje koshya Adamu bituma acumuye rero abatakaje bwa bumuntu, abatakaje bwa buzima, abayokoje inyoko muntu ibyaha. Bibiliya iravuga ngo muri uwo nguwo igicumuro ngo cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka bose bokozwe gupfa na Adamu urupfu ruba rurinjiye. Kuko ubwo Satani yakoraga kuri Adamu atarabyara n'umwana n'umwe yarakoze ndetse no kunyoko muntu yose. Ni ukuvuga ngo muri Adamu hari hakozwemo muri Adamu. Ukuri kwa gatatu ni inkuru nziza yihebuje y'ubutumwa bwiza bwabwiru bw'Imana bwahishuwe. Imana yabiteguye neza ngo yitonze irabutegurira avuga ngo sinareka umwuka wanjye uri mu banyamubiri naremye nabahaye ngo uwo mwuka wanjye ukomeze ugende uzagende buheriheri. Ariko ubutumwa bwiza nibwo bwaje kudushaka, buraza buratubona, buraza buduhishurira Kristo, budushyira muri Kristo kugira ngo butuvane kwa Satani. Haleluya, haleluya. Wari uzi yuko ubwo Adamu yacumuraga ataduhesheje gukirwaho iteka gusa? Muri Adamu amaze gucumura turimo twese turangwamo. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ntitwakiriweho iteka gusa muri Adamu, ahubwo yatugurishije na Satani. Yaratugurishije kwa Satani, bityo bituma Satani yigambaga kuri Yesu ubwo yamugeragezaga mu butayu.
aravuga ati dore ibyanjye byose dore amazu dore imihanda dore imisozi dore abaturage dore ibintu bafite byose biriya ni ibyanjye nunyemera ukampfukamira nawe ndabiguhereza. Yesu aramureba aramutahura ati wageze kure cyane wayobye kure. Aravuga ati ivi ryanjye gusa ndihinira Imana data wa twese, ivi ryanjye niryo gusenga ngasenga data wo mu ijuru. Rero twari twaraguriwe kuba imbata z'icyaha, kandi icyaha ni kamere ya Satani. Bivuze ngo yatuguriye kuba imbata ze. Abari muri ubu bubata ni impumyi zidafite kirengera, zidafite ubumenyi bwashakirwaho ndetse uburyo bwose bw'ubuzima, cyangwa kugira ikiringiro cyo kuzabona umudendezo. Ntibishoboka. Abari muri ubu bubata ntibabasha, abatarabona pasika ntibabasha kuva aho hantu babohewe. Kera kose Bibiliya iravuga ngo twari imbata zihumye, zitazi aho zabaye, zitazi aho ziva, zitazi n'aho zijya, imbata z'akarindagiza ziri mu butware bw'umwijima. Indirimbo y'ijana niko izivuga ngo yadukuye muri ubwo butware, ngo nagendaga ndindagira. Yadukuye, ariko mu gitabo cy'Abakolosayi biravuga ngo yadukuyeyo adukuruzayo ukuboko kwayo, ngo yadukuye mu butware bwa Satani, ngo bw'umwijima atuvanayo, ngo aratujyana tugeza mu butware bw'umwana wayo akunda. Haleluya, haleluya. Iki gihe nicyo Pawulo yise kubaho kugira Imana. Iki gihe cyo mu butware bw'ububata nicyo cya gihe cyo twavuze ngo mwari muriho mudafite Imana rurema, mwari muriho mutari bazima, mwari muriho mutazwi, mwari muriho mudafite kubaho kugira ngo tugere kuri uyu mucyo. Byagombye guhagurutsa imbaraga z'Imana, imbaraga za Kristo zivuye mu ijuru, nizo zaje kudukurura zituvana muri uriya mucyo, zitujyana zitugeza mu wundi, zituvana muri uriya mwijima zitugeza mu wundi mucyo w'igitangaza. Haleluya. Kuko Adamu wa mbere yaturiye kwa Satani, ariko Adamu wa nyuma yadusunguze iby'igiciro gikomeye kiruta icya mbere. Niko ya maraso Petero yavuze ngo twacungujwe iby'igiciro gikomeye cyane. Kuko yagambiriye kera ko duhinduka abana bayo, niko twasomye hariya mu ijambo ry'Imana. Aravuga ngo Imana ishimwe ngo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Imana yagize neza, ituzanira pasika, iduhereza Yesu n'ubutumwa bwiza. Aravuga ngo ishimwe kuko yatugabiye, yaduhaye ibyo ngibyo. Mu gitabo cya Petero hajya havuga hariya mu gice cya mbere, Petero wa mbere igice cya mbere murongo wa gatatu, haza havuga ngo yatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Yatugabiye ibintu byose bifite ubugingo, byose nta na kimwe yasize. Nicyo gituma Pawulo atubwiye ngo Imana ishimwe ngo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose yo mu. Iyo ukomeje gusoma iki gice cya mbere kijya kivuga iyo migisha y'uburyo yose ukuntu Yesu yayiduhaye. Imigisha twabonye tutari dukwiriye kubona mu buryo ubwo ari bwo bwose, ntaho twari kuyibona, twayiboneye gusa muri pasika mu gutunga Yesu. Haleluya, haleluya. Asante sana. Abakolosayi bice 3 n'umurongo wa 2, bice 2 n'umurongo wa 3 haza havuga ngo muri we ni mu bwenge bwose n'ubutunzi no kumenya, nimwo byahishwe katika yeye, ndimo hazina zote za ujuzi na ufahamu na hekima. Ni muri we katika yeye vimesitirika, byabitswe muri we, nimwo bisiwe. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba tufite ubutunzi, turagabirwa, kandi yagabye ntaza kunyaga. Abaririmbyi baragenda bahimba uturirimbo, umuntu wese azayirahira uwamuhaye. Twaravutse dusanga ba data bajya birahira babagabiye, yampaye inka kanaka, yampaye inka zibiri, yampaye inka rwa kanaka na rwa kanaka. Natwe gatugakura twumva ba data baza bavuga gutyo. Nawe wahura n'abandi bana mwakina wagira gutya wasita ruti yampaye inka kanaka, hari ibyo yaguhaye yarakuye, ariko yaguhereye muri so, nawe ukavuga utwaye data nanjye yarampaye. Bari kuririmba abana ngo ndashima Yesu wangabiye.
ngo umuntu wese yirahira uwamugabiye ngo natwe tujya twirahira yesu watugabiye ntiyatugabiye ibyiwe gusa ngo yatugabiye n'ibyase yatugabiye n'iby'imana twahawe n'iby'imana haleluya twahawe n'iby'imana twahawe iby'ijuru turi mu isi ijuru ni iryacu turi mu isi turabifite kubera pasika kubera umusaraba asante yesu asante kabisa muririmbyi yaravuze ngo ndashima umusaraba ndashima umusaraba nkanashima n'imva nziza ngo ariko cyane ndashima uwangabiye yangabiye petero aravuga ngo yatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo kandi ngo ibyo yatugabiye si ibintu byamuguye gitumo si ibyamutunguye ngo kuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo rwinshi ko duhinduka abana bayo ngo tubiheshejwe no kuba muri yesu kirisito kubw'ineza ye y'ubushake bwayo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo ariko Pawulo noneho ni nk'umwuka wo gushekerera ni nk'umwuka mwiza hari aho rebera mu bijombo umunsi umwe atubwiye aravuga ngo hajya habaho n'aho dusenga ngo tugashekerera kandi nyine twashekerera bigakunda haleluya 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 niwe waduhesheje gucungurwa kubw'ineza y'ubushake bwe mana haleluya yatugabiye kandi niko yabigenje nyine imana iratugabira rero muri kristo yesu bene data tuhafite byinshi twahaherewe tuhafite ibyo twahakiririye tuhafite ibyo twahagabiriwe nimureke tuguma aho ngaho bibiliya niko yatubwiye muri iki gitabo cy'abakorinto Pawulo yamenye iryo banga ararimenya ararivuga ararirata asandi sana haleluya niyo ibaha kuba muri kristo yesu waduhindukiye ubwenge sofos yahindutse ubwenge kandi ngo ubu bwenge si bwa bundi bwa tekinoloji si bwa bundi bw'ikoranabuhanga si bwa bundi bw'ubukorikori si n'ubukonikoni n'ubwenge buva ku mana yesu yaduhindukiye imana yaduhaye kuba hari aho yadutuje hari aho dutujwe hari ubuturo oikone y'imana oikose y'imana ngo nahababwa heza imana yadutoranirije aho kuba heza idutoraniriza kuba muri kirisitu idutoraniriza muri pasika tumaze kuyisangamo turi muri kristo yesu ngo yaduhindukiye ku bubwenge icyo ni icyambere kandi ngo ubwenge bufite inkomoko ku mana Pawulo yavuze ngo ubwenge bwa mbere ubwiza bwabwo ngo nuko buboneye kandi ngo bujya bwubaha imana icya kabiri aravuga ngo yaduhaye gukiranuka dukayosune yaduhaye gukiranuka yaduhaye tumehesabiwa haki twahawe gukiranuka kuva ku mana haleluya tumehesabiwa haki iratureba ibyaha n'amafuti n'ibitari bizima twari dufite ariko ngo twinjire muri yesu iravuga ngo bariya si abanyabyaha n'abera n'abakiranutsi sinari nabona abandi bakiranutsi dawidi we yaravuze ngo imana yaramubwiye ngo dawidi bimbwirira abisirayeli bose nushaka ubiririmbe aravuga ngo dore abera bo mu isi bose nibo furajya nishimira haleluya aratwishimira yesu muri yesu nibwo imana izayishimira iyo tubonye muri kristo yesu izi twishimira duhinduka gukiranuka kwayo tugahinduka kwezwa noneho ngo no gucungurwa hari ikiguzi kiba cyaratanzwe muri pasika icyo kiguzi nicyo kiduhindura abacunguwe kandi baboneye imana yishimira haleluya haleluya niyiduhereza kuba asante sana haleluya kweli kabisa nicyo gituma bene data iyo
mvuze ubwenge Pawulo yaravuze ngo ubwo nazaga hari ubwo naje iwanyu abakorindo murabizi ko ari abagiriki bakomeye n'abahanga nibo bafilosofe ba mbere babayeho za skolastike zari zabo ibintu byinshi bikomeye filosofi guhera kuri ba Humeri iyo usomye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa azavuga ngo niyo yabahaye ngo kuba muri Kristo Yesu arababwira ngo dore ndetse ngo n'ubuzima mufite ngo mufite ngo mugenda ngo mwinyagambura mwishaganya mujya imbere mugasubira inyuma mukabyina mugashayaya ngo nibyo nabyo ngo niyo ibaha kubikora kuko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo zanyu babivuze yisomye hariya ngo ubwo yavugaga ba Humeri abantu bakomeye cyane barabahanga Pawulo aravuga ngo ubwo yagendagayo aja muri Korinto aja kwigishayo muri Atene asanga abantu ngo bamenye Imana barayimenya amaze ngo bashaka za Diane bashaka za Rutemisi bashaka n'ibindi barubaka ibigirwamana ngo barabyubakira ngo ariko basigana ikindi kitazwi cy'Imana itamenywa aravuga ngo iyo niyo nje kubabwira iyo niyo nje kubamenyesha Bibiliya iravuga ngo arayibabwira ariko ngo bashyitaka baja muri Areopagi ahantu ho gushyushya inkuru ahantu ho gushyushya inkuru abanone bazi gushyushya inkuru ndababwiye abantu batari muri Pasika abantu batari muri bazi gushyushya inkuru ndabarahiye murumva ibinyamakuru mukandikanye ibyo bivuga biri mu gukubita ititire abantu bakabeshya bakamakubita ititire y'ikinyoma abantu bakayigurira kuyimara abantu bazi gushyushya inkuru muri Areopage ngo abantu bashyushyaga inkuru ngo no gukora irondogora ry'amagambo Bibiliya iravuga ngo baragenda bati Petero nawe twakubonye urindi nawe urinda korerwa zamuka tuje muri Areopage amaze tuganira ngo baragenda baraganira ngo bavuga iby'amategeko arabasubiza bazana filozofi arabasubiza baraganira batese ibi wabivanye he wa mugabo batese muragira ngo nduwanone ati nduwitaruso kandi nigiye gama murabuya ati gama n'ikimenywa bose twahuye n'igitangaza bati wa mugabo itu umunsi urije ngaho genda ngo baravuga bati ngaho sigara tuzaba dukomeze ejo indondogozi z'amagambo ngo ziragenda zimaze kugenda Pawulo ngo arahindukira avuga ati umunsi urije n'ukuri ntagize icyo mvuga ngo arahindukira arigisha ngo umukuru w'umudugudu arakizwa na Demetiriyo ndetse ngo na Badamari ngo n'abagore bakeya b'abanyacyubahiro ngo baragenda bahindukirira umwami ariko nyuma ngo aze kugaruka muri Korinto kwigishayo aravuga ngo bene data nicyo gituma bene data ngubwo nazaga iwanyu naje mfite ubwenge naje mfite ubutyoza bwinshi n'amagambo ngo ariko ubu ngubu ngo ndaza ndafite bwa butyoza n'amagambo ngo n'amagambo akomeye y'ubwenge ahubwo ngo ikizanye icyo nagambiriye kingaruye iwanyu si ikindi ngo ndashaka kuza kubabwira ibya Yesu hariho n'aba Yesu benshi icyo gihe hariho ba Yesu benshi mu Buyuda bariyo wenda n'ahandi ba Yesu witwa Bari Yesu ariko aravuga ngo ikingaruye none ahangaha naje kubabwira ibya Yesu ngo kandi Yesu Kristo arongera aravuga ngo kandi Yesu wabambwe sifa kwa Mungu Yesu wa Pasika Yesu wabambwe haleluya Imana iduhumugisha bene data dukomerere muri ubu buntu tubushikamemo tubuturemo n'ubuntu bukomeye nta yandi magambo dufite yo kuvuga nta bundi butumwa dufite bwo kuvuga nimuzibukire twinjiremo neza abana bari mu kuririmba baririmbye bari mu kuririmba ngo niba uri muri Yesu ngo bamunyine neza uko nukuri niba uri muri Yesu injiramo neza haleluya muri Yesu tuhafite byose muri Yesu tuhafite ibyo kurya muri Yesu tuhafite imyambaro muri Yesu ni nabwo tujyana mu ibyifuzo byacu muri Yesu nimo tuvuga abantu ubwo dufite intege nkeya turwaye yemwe ntibibujije ku iyi si dutuyemo gusize ndibutse ko twaganiriye turavuga ngo nubwo dutuye muri oikosi yacu muri aka kantu kacu k'ingando dutuyemo yemwe mu buryo bw'isi mu buryo bw'uyu mubiri twambaye tuboneramo ingorane nyinshi n'izo ndwara zirazaga turacyambaye umubiri ufatwa n'indwara
turacambaye umubiri usonza ukeneye kurya ibijumba ibirayi dukeneye kunywa amata n'amazi dukeneye gukora ngo tubone amafaranga tugabure kandi turagokera muri uyu mubiri yemwe twararwaje twaravuze twarasizoye turashakisha uburyo bikunda ariko iyo bigeze ku mwanya mwiza iyo twagumye gutinda muri Kristo tukabishutiye tukabishuti magara akabona twabayemo neza twagezemo tujya tumubwira kandi akatwumva aza twumva n'ukuri aza twumva no mu bukene bwacu data wo mu ijuru akatwumva no mu ndwara zacu tukamubwira akatwumva haba nubwo tubabaye kavuga ngo mbabaranye namwe hari ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo nuko rero ubwo dufite umutambyi mukuru umeze atyo ngo uri imbere y'Imana kandi ngo ujye ubabarana n'abantu bacu bene data no mu bukene bwo muri iyi si dutuyemo no mu kwambara ubusa kwa bamwe uko bameze no mu ntambara nyinshi bene data barimwo no mu karengane ku buryo bwinshi butandukanye ariko iyo turi muri Kristo Yesu hari igihe tuzatubona ukuboko ko gutabara ukuboko ko gutabara ntitubasha gutabarwa tutari muri Kristo Yesu reka dutegereze umunsi mwiza dutegereze umunsi mwiza hari umunsi isaha y'Imana nigera izadutabara abatari muri Kristo Yesu barebe batangare ibiri muri Kristo Yesu biduhesha amahoro biduhesha n'ubuzima haleluya haleluya amen Lukare kanangize yaravuze ngo kwangiye yanayini nari nifuje ko Revera wa Rugabano aza kuririmba ndakunda gutsinda amazina yabo ndabubaha bandambitse w'ibiganza ndabibuka nzandinda sinza nkunda kuvuga amazina cyane ndakunda kuvuga ngo Revera wa Munaka Revera navuze ngo aririmba iyo ndirimbo ayikunda twanzaga tuyiririmba kwangiye yanayini hawana tumaini walalamika wahuzunika lakini mara Yesu afika na ishara zake aliyekufa anakuwika. Oh, haleluya haleluya munzira y'inaini wa mupfakazi n'agahungu kiwe yarasigaranye amizero yiwe y'ubuzima bwo mwisi kubana nako gafatwa n'indwara kaba karapfuye abantu baraza bararira barikorera umurambo baragenda bajya gushingura ariko ngo Yesu mara Yesu akafika araza ngo bahagarara iruhande muri we twavuze ngo ibimwuzuye byose n'imigisha n'ubuzima ngo arambura urutoke rwiwe akora ku kiriba gusa ngo akore ku kiriba akana karitamura karazuka muri we Yesu dufite mu buzima wali kuwahawana tumaini lakini mara Yesu alipofika aliyekufa akahuwika bene data mu bibazo byacu nubwo tubifite uko byaba bingana kose mureke twinjire muri Yesu mureke tube muri Pasika mureke tube muri Yesu waduhindukiye gucungurwa waduhindukiye ubwenge waduhindukiye gukiranuka waduhindukiye amahoro uyu niwe amahoro yacu uyu niwe bwiza bwacu uyu niwe byirato byacu Bibiliya yavuze ngo kugira ngo hatagira uwirata asandisa kugira ngo hatagira uwirata ngo yirate ibyo ngibyo bindi byiwe afite ahubwo ngo uwirata wese yirate yuko Uwiteka ari Imana yiwe Imana iduha umugisha Imana idufashe Imana itugenderere twibuke ubuzima bwo kuba muri Yesu nibwo buzima bwacu nibwo buzima niko kubaho niko gukora niko bwenge niko kuri niko kurya niko kunywa niko kuvuga niko kugenda niko gukora niko kuruhuka byose tubifite muri Kristo Yesu. Haleluya. Mwami Imana yacu imirimo yawe iratangaje imirimo yawe kuri twebwe iratureze uko tubivuga Mwami tugiye bugufi turagushimiye dushoboze kuba muri wowe yoho nyine dushobora kuryoherwa n'ibyo watugabiye byose biduhesha ubugingo ureka imbaraga zawe zo gutegeka kwawe tudacogora Mwami zikomeze gutegekera muri twebwe uduhindure kuba abagabo b'intwari bagomba kuba muri wewe tugategereza umunsi wo kugaruka kuko kuza kuzaza kandi uzatujyana mu ijuru mu izina rya Yesu umukiza wacu amen Amen. Amen. amen